Abantu mu betinga mwitondere ku betinga, ubetinge mu rugero, yaba kuri gorilla game, yaba kuri beti pawa, ahantu hose betingira amafaranga wumva ko ayo mafaranga n'ubundi ayo mafaranga niyo wayata atakugiraho ingaruka. Rero nimba betinga ukumva yuko amafaranga ufite yose wayabetinga, aho ubuzima bwawe ubufiteho gakeya kuko ntabwo ukibasha kwikontorora. Iyo watangiye kubetinga ukabetinga amafaranga iyo ufite n'imbere n'inyuma, bikageraho ukura n'ibyo wari ufite mu rugo ngo ugiye kubetinga ngo ubone kunguka. Beti nta nyungu igira. Beti ni hahandi nyine ni amahirwe, kandi amahirwe aza rimwe mu buzima, nabwo nyine tombora n'itombora. Iyo beti birimo abantu benshi bakeneye ayo mafaranga. Iyo kipe iba yakinnye iba ikeneye ayo mafaranga. Mbese abo bose baba babetinga, si we wenyine ubetinga, aba ari abantu benshi babetinga kuri ayo makipe. Rero amahirwe nimba kuziye ayo mafaranga agira icyo uyakoresha. Nimba ubetinze amafaranga yawe mu rugero akaza, gira icyo yakoresha, noneho kitazanagaragara ko aya mafaranga ari buvemo. Ugiye gishyiremo ubona kizakubyarira umusaruro mu gihe runaka. Wivuga ngo nimba mbetinze nkabona amafaranga nkunguka, aya mahirwe nkayagira nkabona hajemo akantu, ngiye guhita nongera nyasubizaho yose. Betinga mu rugero, niba ubetinze uyu munsi ukarya, ongera uzongere kubitekerezaho icyumweru gishize, ayo mafaranga yenda yarungutse amwe wa betinze, wongera ubetinga uvuga ngo aya mafaranga na betingiye nkayungukamo, beti yanjye nkayigiriramo amahirwe yarungutse. Wongere ujye kubetinga, nibyanga urekere, ubwo ayo mahirwe uwo munsi uzaba utayafite. Kandi noneho betinga amafaranga ubona niyo wayajugunya, mbese uyataye mu muhanda, ntawe uta amafaranga abishaka yisaka agasanga nta mafaranga afite, ariko n'ubundi atari afite gahunda yo kuyata, ku buryo nyine mu rugo ntacyo byaguhungabanyaho cyangwa se nawe ubwawe. Impamvu mvuze gutyo, hari ababetinga bakabetinga ikintu cyose bafite mu rugo kigashira ari muri beti. Ibyo rero ntabwo ari byo. Beti ni mu rugero, ukabetinga ibintu utagifiteho gahunda, ubundi ukarekera. Noneho betingi uko hano beti pawa ikora rero, ubundi byakagenze neza winjiye muri application betinga, cyangwa se mu buryo batanze bwo kubetinga, ukareba ikipe byibura ifite odi ikubiye gatoya gake, mbese ikipe ikubiye gakeya bishoboka akaba ariyo ushyiraho ubetingira. Iyo ngiyo ifite amahirwe nka 60 na kuzamura yo kuba yatsinda, ariko ikipe ikubiye kenshi. Kandi ubundi byiza kubetinga, byakabaye byiza ubetinga ku mukino watangiye ubona ikipe uko byifashe, cyangwa ikindi gikurikiyeho wowe ubetinga ubona nta mahirwe wigirira ahagije. Buri gihe ubona urostinga icyo ukora, wowe ujya hano kuri live y'amakipe ari gukina, ukareba ikipe yatsinze, akaba ariyo nayo uha amahirwe yo kuba wabetingaho, kandi nabwo ukabona ikubiye gake atari iyiri kubiye cyane. Hari ikipe itsinda n'ubundi yari isanzwe ikubiye kenshi, hanyuma bakagabanyaho gakeya, kubera ko n'ubundi iyo kipe iba ari nka tombora igize yo gutsinda, itari muri gahunda yo gutsinda. Rero biba byiza iyo warebye ikipe nanone ikubiye gakeya imaze gutsinda. Hari ubwo gutsinda byoroha, ariko kuza kwishyurwa ku ikipe bikagorana, bikarangira iyo kipe n'ubundi itari ifite amahirwe yo gutsinda ariyo yegukanye icyo gice cyo gutsinda.
ubwo nibwo buryo ubundi wakoresha muri beti, kandi nabwo ukabetinga amafaranga make. Bahera kuri 200. Bene ufite 200 betinga, ariko noneho ubetinga ayo 200 wumva yuko harandi usigaranye yo kugufasha muri serivisi zawe, atarayo wari ufite mbere na nyuma utayafite izindi gahunda. Niyo betinga amafaranga menshi aba ariyo nyine wateganyije mu kubetinga, ku buryo niyo wayahomba wagira mbese wabifata nkaho n'ubundi atabaraga muri wowe, ku buryo anagiye nta kibazo, kuko iyo ugize amahirwe akaza n'ubundi yagira icyo agufasha. Ariko noneho niyo agiye wibipanika ngo uvuge ngo birarangiye ngo amafaranga yanjye ngo reka ndebe ukuntu nyagaruza. Uko uvuga ngo uragaruzwa ni nabwo noneho ushyira ahandi ugasanga nayo ushyize haragiye, ugahora muri ibyo mpaka uteje n'ibyawe byose, umuryango wawe ugasembera. Ntabwo ari byiza kubetinga amafaranga yose ufite imbere n'inyuma. Ibyo ufite byose ku betingi, nimba urostinze rekera, uwo munsi si amahirwe yawe, bivemo ushaka ibindi. Byaba byiza unabetinze hari ikikora kigufitiye akamaro. Beti si nziza.